Bene data tubashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongera kubibwira, izina ryanjye nitwa Uwizeye Françoise, ntuye mu karere ka Karongi, nongeye gushimira Imana ko yandinze, kandi ikaba inshoboje kugira ngo tuvuge amagambo yayo, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Iyi YouTube ni YouTube nshya twashatse kugira ngo tujye tuvugiraho amagambo y'Imana, amagambo dusenge. Ndi umunyamasengesho, ndi umuhanuzi ndetse ndi umubwirizabutumwa. Iyo byankundiye nanone byambereye ngombwa, iyo nishimye nangwa se mbabaye, mpimba indirimbo nangwa se ngahanga indirimbo bitewe n'igihe ndimo. Iyo ni imirimo Uwiteka yampaye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngiye gutangira nk'uko mbivuze, ngiye gutangirana ikorasi nangwa se indirimbo nahimbye ubwo nari ndi mu bibazo nangwa se mu bihe bikomeye. Nigeze ngira ikibazo cy'uburwayi rwose kirankereza, njya mu bitaro bakampima umuriro wa buri gihe, ukwezi kurashira ukundi kuraza. Ni ukuri mu rugo narahasezeye, abaganga bashaka uburwayi barabubura. Muri ibyo bihe rero byari bingoye. Hari akaririmbo nabashije guhimba kambereye souvenir kubera ko nagahimbye, ariko nanone ubutabazi bw'Imana nkaba naraje kububona. Yesu nashimwe. Ndaririmba ako karirimbo rero. Ubutabazi bwawe Yesu dore ndabukeneye, 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 ubutabazi bwawe intumwa zari zibukeneye, igihe umuraba mu nyanja warubateraganye, ubutabazi bwawe bwihuse bwahise bubageraho, ubutabazi bwawe Yesu nanjye ndabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu dore ndabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu dore ndabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu dore ndabukeneye, ubutabazi bwawe Mwami dore ndabukeneye, ubutabazi bwawe Pawulo na Sila bari babukeneye, igihe bajugunywaga mu nzu y'imbohe, ubutabazi bwawe bwihuse bwahise bubageraho, ubutabazi bwawe Yesu nanjye ndabukeneye, ubutabazi bwawe Daniyeli yarabukeneye, igihe yajugunywaga mu rwobo rw'intare, ubutabazi bwawe bwihuse bwahise bumugeraho, ubutabazi bwawe Yesu nanjye ndabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu dore ndabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu dore ndabukeneye, ubutabazi bwawe itorero rirabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu nanjye ndabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu ntabwo busaba esanse, ubutabazi bwawe Yesu ntabwo busaba amazi tu, ubutabazi bwawe bwihuse ntabwo busaba imodoka, ubutabazi bwawe Yesu nanjye ndabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu dore ndabukeneye, ubutabazi bwawe Yesu dore ndabukeneye. Amen. Ni indirimbo yamfashije
imfasha mu gihe cyari gikomeye, nza kuyihimba iramfasha. Niyo mpamvu nyibutse numva ari ngombwa ko manza kugira ngo nyiririmbe. Imana nihabwe icyubahiro, Yesu wacu nashimwe. Mbere yuko tuvuga ijambo ry'uyu munsi, nk'uko twatangiye tubibwira, uko tuzajya dushobozwa, tuzajya dushyiraho ijambo ry'Imana, ijambo ritambukira isengesho nangwa se ijambo riyobora isengesho mu buryo turi busenge. Turashaka kugira ngo tumanze dusabe Imana, dusenge Imana kugira ngo Uwiteka atuyobore kandi Uwiteka atugirire neza. Turasenga. Uwiteka Imana yacu, nanone ndacyagushima. Icyubahiro cyawe kiraboneka, icyubahiro cyawe kibaho, icyubahiro cyawe tujya tukibona. Ndahamagara icyubahiro cyawe rero muri aka kanya, ndahamagara icyubahiro cyawe kugira ngo dutangirane nacyo, ndahamagara ijuru kugira ngo ryururuke, ndahamagara umwuka wera kugira ngo aze yikorere, ndahamagara imbaraga z'ijuru ngo zururuke aha, ndahamagara ubwami bw'ijuru ngo buze aha ngaha. Ntabwo turi mu by'ubwami bwacu Yesu, ahubwo turi mu bwami bw'iby'ijuru. Reka umwuka wera aze aha hantu, imbaraga z'ijuru zitugote. Umwuka wawe naza ayobora ijambo, umwuka wawe naza atangire, umwuka wawe naza atubere dereva y'amagambo yawe. Urugendo rwacu twatangiye Yesu, dukeneye kutubera umuyobozi, kandi ubutabazi bwawe turabukeneye. Mana, tugiye kumva amagambo yawe, tugiye kugira ngo tuyafate. Mwami, reka imitima yacu yeze kandi abashe gukomeza imitima icitse intege. Natwe tugushimye mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu Abami, igitabo cy'Abami ba kabiri, umurongo ni uwa 19. Haravuga ngo, Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, Dore uyu mudugudu uburyo ari heza nk'uko ubireba, databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Amen. Turashaka kuvuga ku magambo avuga ngo guhamagara Imana nangwa se guhumanuza ibyacu byahumanye. Turashaka guhumanuza ibyacu byahumanye. Ese ibyacu turashaka kuvuga ngo nangwa se turashaka kuganira ijambo ryiza ribaza ngo ese ibyawe byahumanijwe n'iki? Ese ibyawe byahumanijwe n'iki? Turashaka kugira rero ngo uyu munsi tubashe kurebera hamwe icyadufasha kugira ngo ibyacu byahumanye, ibyacu byapfuye, ibyacu bitakibaho, ibyacu bitagenda, ibyacu bidakunda, imirima yacu itera. Turashaka kugira ngo turebere hamwe ese byahumanijwe n'iki, hakorwa iki kugira ngo imirima yacu yere, hakorwa iki kugira ngo ibyacu byahumanye bihumanuke. Amen. Noneho umukozi w'Imana, abantu b'ahantu mu mudugudu baragera igihe bashatse kumenya, bakurikiranye igituma bateza. Amen. Bashatse kugira ngo bakurikirane bamenye igituma bateza. Ese aka gasozi ni impamvu gituma katera? Babyitegereje basanga agasozi bakagiyeho ari keza. Mu kuri, mu bigaragara inyuma kari keza, mu bigaragara ahantu utuye ni heza, mu bigaragara buturanye nabo hari igihe baguwe neza, mu bigaragara agasozi utuyeho ni keza, ariko wowe ntabwo weza, wowe wararumbije, ibyo ukora byose biranga. Turashaka kumenya ngo igituma uteza ni igiki, icyakubujije kugira ngo ushyikire amasezerano, ikikubuza kugira ngo ibyawe ubisingire ni igiki. Turashaka kubirebera hamwe. Turashaka kureba no kugira ngo turebe ibyavumye, ibyatumye ubutaka bwacu buvumwa, icyatumye ubutaka bwacu butera, igituma ibyacu bidakunda, igituma dukora ibyo dukoze bikanga, igituma urubyaro byanga, igituma mu ngo byanga.
igituma mu kazi byanga, igituma mu buzima byanga, igituma utuzura umwuka wera, ibyo bintu byose ese ni ibiki byakubayeho umuvumo, ni ibiki byakuzaniye uwo muvumo? Turashaka rero kugira ngo dufatanye isengesho ryo kwamagana nangwa se no kureba nangwa se no kurega. Turashaka kurega ako kagezi, turashaka kurega uwo muvumo, turashaka kurebera hamwe uwo muvumo turuka he, kariya kagezi gasharira. Nuko barangije bahamagara umukozi w'Imana baramubwira ngo ni ukuri databuja, urabona kuri aka gasozi ni heza, kuri aka gasozi ni heza, nawe ku buzima bwawe nangwa se ku sura yawe nawe uri mwiza, nawe usa n'abandi, ariko ni kuki ibyawe bitemera? Ni kuki urumbya? Ni kuki uhagarara bikanga? Ni kuki wicara bikanga? Ni kuki uryama bikanga? Ese ni impamvu ki? Ese akagezi kawe kameze gate? Ese aho akagezi kawe ntigasaba guhumanurwa? Ese ako kagezi gasharira ntibisaba ko gahumanurwa? Ese ako kagezi ntibyashoboka ko ariko kakubuza amahoro, kagatuma aho utuye byawe byanga? N'ako kagezi reka dufatanyirize hamwe n'ukuri gushakisha igisubizo nangwa se kuvumura kariya kagezi kaduteye ibibazo, kagutera ibyago. N'ukuri reka dufatanyirize hamwe. Umukozi w'Imana barangije baravuga ngo rwose aka gasozi urabona ukuntu ari keza, ariko akagezi tuvoma karasharira. Akagezi uvoma karasharira, nanjye akagezi mvoma karasharira, na mwene data wundi akagezi mvoma karasharira. Ibyo tubamo bya buri munsi biradusharirira. Reka duhamagara Imana kugira ngo ituyobore kariya kagezi gasharira, nibura umwami Imana atuzanire. Turashaka gutabaza mu bwami bw'ijuru, turashaka guhamagara ubutabazi bw'Imana, ubutabazi bw'Imana budasaba esanse, ubutabazi bw'Imana bwihuta, ubutabazi bw'Imana. Niba ku isi y'abantu habaho ubutabazi bwihuta, hakaba za ambulanse zirukankana abantu kugira ngo batava mu mwuka, zikabirukankiriza kugira ngo zibahereze ubutabazi kugira ngo barokoke mu ijuru, naho reka mbatangarize ngo hari ubutabazi bwihuta, naho burahari. Ubwo butabazi nibwo dushatse kugira ngo dufatanyirize hamwe. Iryo ni ryo sengesho nshaka gusenga, iryo ni ryo sengesho, ni isengesho ryanjye, ni isengesho ryawe. Reka nawe ahuri dufatanyirize hamwe, nawe utekereze ku kagezi kakubujije amahoro, nawe utekereze ni ikihe kigeragezo, ni ikihe kibazo cyakubayeho imbata, ni ikihe kibazo, ni ibiki uzunguza bikanga, ni ibiki byanga kuva mu mwanya, ni ibiki bituma udasenga ngo wuzure umwuka, ni ibihe? Noneho barangije umukozi w'Imana ikintu yakoze, yaraje ka kagezi akaminjamo umunyu. Haleluya! ngo afata umunyu aminjira muri ka kagezi, amazi yaho aravumuka, amazi yaho agubwa neza, abayanyoye bose bagubwa neza, n'ubutaka batuyeho buragenda bweza imyaka. Reka nkubwire ngo reka dusabe Imana kugira ngo kari uriya munyu Imana ize nayo iminjira umunyu mu byacu byashaririye. Iwawe birashaririye, mu muryango birashaririye, ku rubyaro rurashaririye, hari uwagumiwe, hari ababuze urubyaro, hari ababuze uko bigenza, hari inzu zihora zisenyuka, hari abo bubaka bikanga. Reka duhamagara Imana tuyibwire ngo rwose ubugezi bwacu buradushaririye. Duhamagara Imana kugira ngo ize iminjagiremo agafu, Imana ize iminjagiremo umunyu. Imana yacu ntabwo igihinduka. Turashaka guhamagara Imana. Iwawe birashaririye, ahandi birashaririye, isi irashaririwe, ariko reka duhamagara Imana kugira ngo izane umunyu, izana umunyu mu byacu, ibyacu byongere bikunde. Dukomeje twabona abana b'abahanuzi igihe nabo bahuye n'ikigeragezo nangwa se bahuye n'ikibazo nk'icyo nawe ubu ngubu ufite. Abana b'abahanuzi bari bafite inzara, baragenda mu kibindi bapakizamo imitangatanga, aho kugira ngo bateke ibihaza baragenda bateka imitangatanga. Hari igihe ku buzima bwawe uyu munsi uri guteka imitangatanga, hari igihe ku buzima bwawe uyu munsi uri gukora ibintu ntibigende, hari igihe ku buzima bwawe uyu munsi ubona akazi ariko ntikagire icyo kumarira, hari igihe ubuzima bwawe ushaka akazi nabwo ntukabone, hari igihe ku buzima bwawe mu nzu y'Imana ubura mu ijambo, mu nzu y'Imana bikanga. Ese
akabindi kawe, iyo nkono yawe, ese ushigikiye iki? Ese ni imitangatanga? Ese ni ibiki? Nta wazi wawe ngo ahembukireyo, nta wazi wawe ngo abonereyo umugisha. Uje wawe ahatura amaganya, ukubonye wese asangurira, ukubonye wese asanguganya. Ntago waba udafite ibyiza ngo warure ibyiza. Ufite ibibi aratabaza, abo nabo baratabaza. Ufite ibyo adafite aratabaza, nabo baratabaje, basangaga muri bo nta kintu cyabafasha bafite. Nawe iyi saha hari ibyo udafite, hari ibyakubujije amahoro, nta kintu ufite. Ntago mwene so yaza ngo agire icyo akuboneraho. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo inda zacu, imigezi, amasoko azadudubiza ava mu nda zacu, amasoko amara inyota, amasoko amara inzara. Ariko mu nda yawe haradudubizamwo ibishariye, mu nda yawe harimo imitangatanga. Muri wowe nta kizima kivamo, kuko nta watanga icyo adafite. Urashari inkono yawe itetsemo imitangatanga. Turashaka kwinginga Imana kugira ngo iyo mitangatanga Imana igira icyo dukorera. Birangije n'abahanuzi igihe bafunduye inkono bagiye kumva, bumva havuyemo ikinuko. Ese mu byawe nta kinuko kirimo? Ese mu byawe harimo iki? Mu cyungu cyawe uwapfundura yakuramo iki? Turashaka kuvuga ngo Imana itugirire neza, iminjira gafu mu nkono zacu dutetse. Imana iminjira gafu mu byungu byacu dutetse, muri bya bindi bidutunze mu rugo. Dutunzwe n'imitangatanga, dutunzwe n'amarira, dutunzwe n'amaganya. Yego ijambo ry'Imana ravuga ngo tukiri ku isi turacyafashe ibihe mu ntambara, ariko sizo ntambara zawe, intambara zitabamwe amashimwe, intambara zitagira gukomera muri wowe. Ntugire ukomeza, uhora mu bibazo, uhora mu bikomeye. Ntago ufite umwanya wo gucuranga, ntago wari wagira umwanya wo kugira ngo umanure inanga. Ntago wacuranga, ntago waririmba uri mu rwobo, ntago waririmba uri mu rwobo. Umukozi w'Imana kugira n'ukuri, umukozi w'Imana Dawidi twabyumviye hamwe, igihe yari mu rwobo, igihe yari mu rutare, igihe yari hari ahantu mu buye, ahantu yari yihishe, ntabwo yagombaga gufata yananga ye ngo hacurangire. Reka tubabwire bene data, ntabwo washobora gucuranga inanga uri mu kigeragezo, ntabwo washobora kumanura inanga. Inanga twarazimanitse, ariko reka mbabwire ngo reka dufatanyije hamwe isengesho rimanura inanga zacu. Nibura natwe ducurange, nibura natwe tubona amashimwe, nibura agafu kajya mu byacu, nubura basi natwe tuvuge neza y'Imana. Abana b'abahanuzi barangije barahamagara, baravuga ngo urupfu ruri mu kabindi. Ese wawe nta rupfu ruhari? Urareba ugasanga hari ubuzima. Ubuzima bwo mu mwuka se usanga bumeze neza? Ubuzima bwo mu mwuka bumeze bute? Nangwa se iyo mishari yo muri ako kabindi yakubujije? Ubuzima bwo mu mwuka bwarasindagiye, ubuzima bwo mu mwuka bwaranze. Uraririmba ukumva ntabyo, wasenga ukumva ntabyo. Urupfu ruri mu kabindi, mu kabindi kawe nta cyiza kirimo, mu kabindi kawe nta munezero urimo. Ntabwo washobora, ntabwo waririmba, ntabwo wasenga, uri mu maganya gusa. Uravuza induru zo kuvuga ngo urupfu ruri mu kabindi. Turashaka gufatanyiriza hamwe uyu mugoroba gusenga no kubwira Imana ngo Mana, urupfu ruri mu kabindi iwanjye ntago nuzura umwuka kubera ibigeragezo. Numva ijambo ryawe, amahwa akariniga. Numva ijambo ryawe, amahwa akaba ariyo yera mu murima wanjye. Numva ijambo ryawe, ayiwe urupfu ruri mu kabindi. Nta cyiza abana bamboneraho, ntago nabaye umugisha ku rubyaro, ntago nabaye umugisha w'ito. Urupfu ruri mu kabindi wawe. Dufatanyirize hamwe guhamagara Imana, tuyibwire ngo uvumura ibyacu, Imana itugirire neza. Birangije abana b'abahanuzi bamaze guhamagara, umukozi w'Imana Elisa azana agafu aminjira muri ka kabindi. Haleluya! Imana yacu ntago ari Imana ihinduka, Imana yacu ntago ihindura imikorere. Niyo mpamvu dushaka guhamagara, niyo mpamvu dushaka gusenga, dushaka kubwira Imana ngo urupfu ruri mu kabindi, ngwino duhumanurire ibyacu, ngwino winjire mu byacu uhumanure. Ese ibyawe byabohewe he? Ese ibyawe biri hehe? Ese waheze mu buvumo? Ese waheze kure? Ariko reka duhamagara Imana ngo nize ivumura ibyacu. Nimara kuvumura, nimara kurushiramo agafu, umanura inanga yawe ucurange. Umanura inanga yawe ucurange, ibihimbano by'umwuka bitangira bikugereho. Turashaka guhamagara Imana,
turashaka guhamagara Imana, dufatanyirize hamwe guhamagara Imana, tuyinginge, kuko Imana yacu yumva, kuko Imana yacu ifite impuhwe, kuko Imana yacu ifite imbabazi. Imana yacu kuko yumva. Mu kiganiro cyashize twumvishe amagambo ngo ijwi ry'Imana rikangura. Imana yacu iraza igakangura ibyasinziriye, ariko iyi saha nangwa se uyu munsi turi kutema ivuga ngo Imana iduhumanurira ibyacu byahumanye. Tushaka guhumanuza mu izina rya Yesu Kristo. Nawe aho uribaza ibyahumanye byawe ni ibiki? Ese ni ibiki? Ese ni amahane? Ese wawe hahora urugomo? Ese wawe hahora, ese bagusuzugura? Ese baguciye amazi? Ese nta jambo ugira? Ese nta gutumirwa? Yego, mbese uri umukene? Mbese wasuzuguritse hose? Ese mu kirori naho ntabwo ujya uhabwa intebe? Ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo kubwo gusuzugurwa k'umunyamubabaro nonaha ndahagurutse. Haleluya! Nonaha ndahagurutse kira mu mahoro uwo muntu. Ese hari amahoro ufite? Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana rikavuga ngo abafite inyota n'inzara byo gukiranuka abo ngabo, ariko ibigeragezo nangwa se iriya mitangatanga yakubujije gukiranuka, iriya mitangatanga yaguhejeje mu marira. Wari uzi kuririmba, wasenga, wayobora iteraniro, ariko waheze mu maganya. Yewe nubwo uyobora iteraniro, ariko ubiyobora mu mubiri, kubera ko hari aho wumva ukumva iwawe hari urupfu. Urwo rupfu nirwo dushaka kugira ngo iyi saha duhamagara Imana. Turashaka kuvuma urupfu, turashaka gukura n'ukuri urupfu mu bubindi bwacu. Turashaka kugira ngo tuyobore isengesho. Abari kunyumva iyi saha niba dufatanye, uwumva audio, uyu wumva iki kibwirizo, uwumvira isengesho, dufatanyirize hamwe gusenga. Turashaka kuvumura ibyacu byavumwe. Turashaka kuvumura yego urupfu ruri mu kabindi. Turashaka kurukana urwo rupfu rwinjiye mu byawe, urwo rupfu rwinjiye mu murima wawe, urwo rupfu rwinjiye ku gasozi utuyemo, urwo rupfu rwinjiye mu byawe, ukaba udakora ngo byemere, ukaba ntacyo wakora ngo bikunde. Iyi saha turashaka guhamagara nk'uko bahamagaye umukozi w'Imana Elisa, niko tugiye guhamagara. Uko bamuhamagaye abana b'abahanuzi, niko tugiye guhamagara Imana yo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imana nihabwe icyubahiro, Imana nishimwe. Umuririmbyi ararimba ngo iyo mbonye bikomeye ngo nanjye ndakubaza. Iyo mbonye bikomeye ndakubaza. Iyo mbonye binyobeye ndakubaza. Iyi saha warayobewe, wabuze icyo ukora, nyamara igituma uteza ni kariya kagezi gasharira. Igituma ubikora ntibyemere ni kariya kagezi gasharira. Reka dufatanyirize hamwe kugira ngo duhamagare Imana, akagezi gasharira iwacu Imana ibashe kuminjiramo umunyu. Nukuri imitangatanga uhetse wawe, urwo rupfu ruri mu kabindi wawe, ibyo bigeragezo bikuzungurutse bituma udasenga Imana, bituma utazamura isengesho. Iyi saha nibyo tugiye guhamagarira umwuka w'Imana. Tugiye guhamagara ijuru, kandi twubatuyeho ineza y'Imana, tubatuyeho kwakira ineza y'Imana, tubatuyeho imbaraga z'ijuru, tubatuyeho gukomera k'Uwiteka. Reka Uwiteka ahumanure ako kabindi, reka Uwiteka ahumanure. Imitangatanga ntacyo yakumarira, ibigeragezo ntacyo byakumarira. Ibigeragezo nta muturanyi wabiryaho ngo yishime. Ibigeragezo ntibyanezeza abana wabyaye. Ibigeragezo ntibyatuma wubaka ngo bikunde. Ibyo bigeragezo turashaka kuvuga ngo tugiye kubaturaho ineza hose neveke pevemeleta emevekini. Uwiteka Imana yacu. Haleluya, haleluya. Baravuze ngo ampeve jele tervo ampevekini. Amen. Hoteleve ke povale germone vokite vi ompane. Ijambo ryawe riratubwira ngo niduhamagara nawe Mwami, reka tugutakire nawe uzadutabara. Duhagaze ku jambo wavuze, duhagaze ku jambo abana b'abahanuzi, duhagaze uko batabaje, duhagaze uko abantu buriya mudugudu batabaje. Natwe turatabaje mu gihugu cyo mu ijuru. Dutabarije abantu bafite utugezi dusharira, mu ngo zabo byarashariye, mu muryango byarashariye, mu bana byarashariye, mu murimo wawe byarashariye. Jehova Imana ifite imbaraga mu bibazo byabaye byinshi. Mwami Imana, reka tuguhamagare. Mu kazi birasharira, mu murimo wawe kuririmba birarangira. Ayiwe mwuka wera aragenda, kubera
turiya utugezi twarashaririye, turahamagaye mu bwami bwo mu ijuru kugira ngo ubashe kuzana mwami uzana umunyu, uzana umunyu, uzana umunyu, uzana umunyu, uzana umunyu, uzana umunyu mu izina rya Yesu Kristo. Reka umunyu ubashe guhumanura, umunyu w'ijuru nuhumanure buriya kariya kagezi, uriya munyu nuhumanure, umunyu nuhumanure, kariya gafu nigahumanure, agafu k'ijuru nigahumanure, urupfu ruri mu kabindi nigahumanure, iriya mitagataga. Turashaka ineza iguturutseho Yesu. Onte lepevemi abumvu oke meneve etayi humura mana onte amena onse neveki. Nimuhumure, Uwiteka aravuze ngo uwumvishe odiyo, Uwiteka ageze. Amina. Nimusengere igisubizo, nubwo byari bikomeye ariko hari icyo Uwiteka agiye gukora mu miryango yanyu. Nimusengere kugubwa igisubizo cyanyu, ni ukuvuga ngo hari ikije kigiye gusimbura icyari gihari. Yesu habwa icyubahiro, habwa icyubahiro ko icyari gihari gisimbuwe n'ikindi. Mana turakunezerewe, Mana turakunezerewe. Abakirira ijambo bakaryakira ribabohora umutima, bakira ineza yawe, bakira imigisha yawe, bahumanurwe naryo, bahumanurwe naryo, bahumanurwe naryo. Urakoze Kristo Yesu. Nanjye mbashije kugushima kubwira ijambo ribashije kugera iwanjye, ribashije kugera kuri mwene data uri buryumve, nuko ribashe guhumanura, nuko ubashe kumuhumanurira mu izina rya Yesu. Mbatuyeho imbaraga, mbatuyeho kunesha, mbatuyeho umugisha, mbakujeho umuvumo, mbakujeho umuvumo, mbakujeho umuvumo. Nibakira imbaraga, nibakira imbaraga, nibakira guhumanurwa mu izina rya Yesu Kristo. Twari imbere y'ubwiza bwawe, tukunezerewe kandi tugusaba kugira ngo ubashe kutugirira neza. Uhumanure imiryango yacu, uhumanure udusozi dutuyeho, uhumanure aho dutuye, uhumanure aho tuba, uduhumanure Yesu. Ibyahumanye ubihumanure. Agafu k'umwuka wera turakakiriye, umunyu uvuye mu ijuru turawakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, turagushimye, Mana turagushimye, turaguhimbaje. Reka ubane natwe nitwongera kuboneka mwami, tukavuga ijambo ryawe, abantu bawe bakabasha kuryumva, ribashe kubahumanura kandi ribashe kubahambura. Ndetse nitwongera kuvuga ijambo ryawe, uzadushoboze kugira ngo dufatanyirize hamwe mu rugendo rujya mu ijuru. Nanjye ngushimye, ngusabye mu cyubahiro cy'izina rya Yesu Kristo. Amen. Nkomeze nge niringira amaraso y'umukiza, nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Nikomeze ku rutare, naho ahandi ni umusenyi, naho ahandi hose ni umusenyi. Amen, amen, amen. Yesu abahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, Imana ibarindire mu buntu bwayo, Imana ibagirire neza aho muhinga byere, nukuri byo mukora bikunde, Imana ibuzuza imbaraga z'umwuka wera. Turabasengeye ibyiza biva mu ijuru, ibyiza bisimbura nk'uko Imana ivuganye natwe, ibyiza bije gusimbura ibindi, hari ikije gusimbura ikindi. Icyo ngicyo nawe ucyakire mu izina rya Yesu. Amen.